utarumvisha aya majwi amaze iminsi ari gutambuka hirya no hino abantu benshi ati oya ntabwo yaba ari Mutesi umuntu ukoze ubukwe ejo bundi utandukanye na burango Mutesi amaze gutandukana n'abagabo 5 nkibaza umukozi w'Imana utandukanye n'abagabo bagera muri 5 babandi wa musora abwiriza wa mukobwa abwiriza ubutumwa nizihe mbuta zamusoromaho ni ikihe kintu azamukuraho nyine mpagishira akabazo mbese inyigisho ye ni iyihe mu inyigisho ye ni iyihe ariko akaba atatinya guhaguruka ngagiye kuryamana n'umukozi yego ugasanga wari umugabo wo mugore mu rugo yego yabaye umugabo w'umugore abantu umugabo w'umukozi yego ku buryo ngo abantu benshi barangiye izi nkuru njya nzumva bakanazimbwira ku buryo usanga abagabo benshi baba barateye abakozi amada abenshi bakanayavanamo yego nuvuga ngo ibihe abantu barimo niba umugabo atatinya kuryamana n'umukozi yego uzi ngo yatinya guhura n'umusazi arega nuvuga ngo aka kanya naribi duhamagaye yego ati murahamya neza kari amajwi araya Mutesi niba koko ibi bintu Pasiteri Mutesi ari weho wabivuze niba ari we wavuze aya majwi niba ari weho wakoze ibi bintu yego Ndabirambiwe TV. wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi niyo mpamvu mba nifatira urugendo nkifatira uyu mwanya nkaza mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve kongera kubarebera umukozi w'Imana umuvuga butumwa umuririmbyi by'umwihariko udufasha mu gusesengura inkuru zimaze iminsi ziri kuvugwa cyangwa se inkuru ziri kugenda zivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko nkahita mwanireka mfata urugendo nze gushaka umuvuga butumwa Focus kugira ngo twongere tuganire ku nkuru ziriho uyu munsi birashoboka kudukurikira mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda reka mbanze gushimire nkubwira ngo Uwiteka Imana iguhereze umugisha wifuza kujyana natwe mu biganiro nk'ibi bya buri munsi by'umwihariko iyobokamana ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro byiza wakora subscribe hanyuma tukajya tubana umunsi ku wundi hanyuma abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya ngo Focus ni muntu ki Focus ameze gute Focus ninde niyo mpamvu tugiye kugenda tukamwegera ubu twahageze ubundi twinjire tumugereho tuganire Imana ibahereze umugisha asante sana hanyuma rero nkuko nari bibabwiye nkuko ngiye kubazanira Focus bibaye ngombwa ko dusanga nawe yahageze yiteguye ameze neza Focus reka ngwereze kuri mikoro yawe ubiyo ni yawe iyo yifashe gutya yamaze kubi yawe nanjye ndayigabanya kabisa ubu wayiranguye uragerageza wegere hano kugira ngo cameraman tumeze fresh okay yes Focus abanza usuza abakunzi ba Ndabirambiwe TV bari bagukumbuye by'umwihariko cyane turabasuhuje kandi turabakiriye kuba twongeye kugaruka mu maso yanyu cyangwa se imbere ya kamera nukubera ko tubakunda kandi natwe turabizi ko mudukunda mujya mubitubwira Imana ibaha umugisha amazina nasanzwe ni Focus ni bisanzwe bajya badabitubwira bakanabitugaragariza yego impamvu umunsi ku nimba bashimira by'umwihariko abantu badukurikiye bwa mbere Focus ni umuhanzi Focus ni umuririmbyi afite impano nyinshi zitandukanye niba waba wifuza kumushigikira by'umwihariko cyangwa se kureba ibihangano bye hanacaho ijambo ry'Imana kuri YouTube yitwa Focus TV Show Focus TV Show wanajya ugakana subscribe ukamushigikira ukajya ubasha kureba ibiganiro bye ni byiza bimeze neza Focus ejo twaraburanye twe dufitanye gahunda tumaze iminsi rukombeshe ariko nk'umubyeyi umwana ajya yihutira gusaba imbabazi ntacyo twese tuzaba ababyeyi yes Focus abantu badukurikiye uyu munsi bajya badukundira ngo ukuntu tubanza tukaganira tukishima undi na mukozi w'Imana wo gukora ikiganiro ababaye biranashoboka ko waba udukurikiwe ubabaye ukadukurikira ufite agahinda nta munsi n'umwe ushobora kubaho wishimye
ibihe byose. Yes. Uyu munsi urishima ejo bikanga. Niyo mpamvu mbashishikarije kujya kureba indirimbo za Focus ziri kuri YouTube yitwa Focus TV show, hari ziranaruhura cyane, ziranaruhura cyane rwose. Yes, hanyuma Focus hari inkuru imaze iminsi iri kuvugwa by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Ngiye kuvuga ku nkuru ndabanza nkayitondera, nkayitegura nkareba ese nibyo. Hari amajwi nabashije kumva, ayo majwi numva ni amajwi atari meza. Yego. Ni amajwi ameze ukuntu. Yego. Pastor bari kudushaka. Tugiye kugira biranyere. Kanze. Urakoze. Ngo turagize. Si wari wahagaritse? Gutya ndabikata. Ayo niyo majwi amaze iminsi ari kuvugwa by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Na amajwi naje kumva, numva na amajwi nyine y'ibintu, reka mbyite ko ari ibintu biteye isoni. Ndakeka nawe waba utarabyumvishe. Narabyumvise. Majwi ariko abantu benshi barabanza bari bazanise Pastor Mutesi umukozi w'Imana yagera ku rwego narwo gukora ibintu nk'ibi. Bamwe birabacanga abandi birabayobera, ariko ukurikije ukuntu ijwi ryavugaga umvaga ko ari Pastor Mutesi. Yego. Hanyuma hari umugabo bita Claude, akaba ariwe muntu wakutse washushe. Ako bure bakora kuvuga ngo Claude na Mutesi ngo ntibacana waka. Nuko uvuga ngo hari igihe sosiyete zimwe na zimwe zijya zibana ahantu, cyangwa se hari igihe abantu bahurira muri sosiyete bamwe ntibumvikana abandi bakumvikana. Ubwo rero kuba bidacana uwaka bishobora kuba ku ruhande rumwe hari utuntu bapfa cyangwa se nta wamenya. Birashoboka, ariko nanone ntago nukuvuga ngo niba umuntu n'umuntu bafitanye ikibazo ntabwo biba ari ngombwa ko bijya ku karubanda. Yego. Ariko ari amajwi niba ari aya Mutesi ngiye narayumvise pe, nyatega n'amatwi ndayumva, numva ibintu Mutesi ari kuvuga neza. Sinzi nuko ngiye ntago nabishira aha ngaha cyangwa mbicisha aha. Niba unadukurikiye by'umwihariko ndakeka abantu benshi basenga cyangwa se bakunda gukurikira imbuga nkoranyambaga ntabwo waba utarumvisha aya majwi. Aya majwi amaze iminsi ari gutambuka hirya no hino, abantu benshi ati oya ntabwo yaba ari Mutesi. Umuntu ukoze ubukwe ejo bundi utandukanye burango Mutesi amaze gutandukana n'abagabo 5. Ariko ni ukuvuga ngo ni igitangaza gikomeye. None se iyo tureba tukabona ikibazo kiri mu nzego zo hejuru, yego, abagakwiriye kuduhugura nkatwe b'abasore cyangwa se b'urubyiruko baturuta cyangwa se bageze mu by'Imana kare cyangwa se bamaje kubisobanukirwa kare, nibo usanga kubera ko irankuru ngewe narayumvise ndatungurwa nkibaza umukozi w'Imana utandukanye n'abagabo bagera muri 5 babandi wa musore abwiriza wa mukobwa abwiriza ubutumwa nizihe mbuto azamusoromaho ni ikihe kintu azamukuraho nyine mpagishira akabazo mbese inyigisho ye ni iyihe mu bantu inyigisho ye ni iyihe none nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukifuza umugore wundi cyangwa se ntukifuza umugabo wundi ngo burya ngo iyo wamaze kwifuza ngo umugore wundi ngo bibira iravuga ngo wamaze nko kuryamana nawe mu bitekerezo cyane kubera ko no kuvuga ngo gutandukana abagabo atandukanye nabo cyangwa se abagabo bavuga yatandukanye nabo kandi ni ibintu biba bigaragara byanga byakunda ntago ahita za kureba umusore ashaka undi mugabo kaye uwo mugabo nawe ashatse amukuye wenda mu rwego yarari okay ikibazo cyahabaye nuko usanga nge naje gusanga akabazo ahantu kare umugore ufite umugabo we mwiza ariko uwo mugore akaba ari umukene yego biragoranye kumutunga kubera ko abagore bakoze ikofi cyangwa se bamaje gushaka amafaranga kare sinzi nimba ari nko kwabura bafata wa muntu wa mugabo nawe ariko uwo mugabo nawe ntago aba afite ibitekerezo bizima nanjye birancanga no kuvuga ngo ubundi ari ukuntu systeme muri kigeze zadutse yego ugasanga umugabo afite umugore mwiza pe yego banabana musa neza w'umusirimu ariko akaba atatinya guhaguruka ngagiye kuryamana n'umukozi yego ugasanga uwari umugabo wo mugore mu rugo yego yabaye umugabo w'umugore abantu umugabo w'umukozi yego ku buryo ngo abantu benshi barangiye izi nkuru njya nzumva bakanazimbwira ku buryo usanga abagabo benshi baba barateye abakozi amada abenshi bakanayavanamo nuvuga ngo ibihe abantu barimo niba umugabo atatinya kuryamana n'umukozi yego uzi ngo yatinya guhura n'umusazi
arega ni ukuvuga ngo uwo muntu ubwenge bwe buba bwaravuye mu mutwe nimba bujya mu birenge nimba bujya ntabwo buba bukiri mu mutwe kubera ko buba bwari foromasi. Ubwo rero kuba yanahura n'umusazi akaba nyine nibita kubera ko umuntu wifashe nyine umuntu wifashe akavuga ati umukozi yaramuzanye umukozi amuhemba 20,000 afite umugore mwiza muremure yishakiye aramukwa inka 15 cyangwa se 20 ariko ari inkuru umuntu yigeze kutubwira umugabo umwe yigeze kuryama we n'umudamu we we n'umukozi we bari bahanye gahunda ko bari buhure muri iryo joro. Noneho nka saa 6 z'ijoro uwo mugabo arabyuka umugore we yasinziriye. Noneho kugira ngo wa mugore naramuka yikanguye atumva imirindi y'abantu babiri wa mugabo afata umukozi wamukubita mu mugongo. Noneho anyura kuri cya cyumba cy'umudamu we nyina mujyanye mu cyumba cy'umukozi kugira nyine wa mudamu we yumve ko ari umuntu umwe ari nk'umukozi uri gutembera mu rugo kugira arebe udukoresho nyine cyangwa se arebe n'abana aho ngaho. Umugabo amukubita urutugu sinzi ukuntu umugore asa nkaho nyine ari nk'ijwi ry'Imana byamukoreyemo arabyuka asanga umugabo ahetse umukozi wa mugabo we uwo mukobwa umujyanye ngarega ngo narindi kumurisha ikinyenga umurisha ikinyenga koko umuntu w'imyaka 20 uramuhetsa ngo uri kumurisha ikinyenga ni umwana saa 6 z'ijoro ni ikibazo gikomeye cyane. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ko Mutesi agira ingeso. Hari abantu bajya bajya muri comment bakavuga nabi bagatukana ariko hari abantu bamaze iminsi bavuga ngo Mutesi agira ingeso imwe. Reka tuvuge ku ngeso za Mutesi. Mutesi ni umuntu wakoreye Imana akanagira ikintu bita igikundiro cyane akakigira akagira ikintu cyitwa igikundiro. Bamwe bagiye bavuga ko Mutesi akoresha imbaraga afite imiti ngo yaba yarakuye ahantu henshi twebwe ntago tubizi dukora cyangwa se twumva dusubiramo ibyo abandi bavuze. Ni ukuvuga ngo aka kanya naribi duhamagaye ati murahamya neza ko ari amajwi araya Mutesi. Twavuga nti biranashoboka ko bakoresheje ka AI y'umugani bakabiwe murabizi ikoranabuhanga ry'iki gihe ariko ntagaraye kuko ya recording ntitwari duhari. Ahubwo ibi bintu biramutse bimenyekanye bagasanga ya majwi n'aya Mutesi ese uwo yashize hanze kuko byanga byakunda arahari by'umwihariko na Pastor Claude umwe wawe ndukunda kuvuga cyane nawe ari mu bantu ba mbere bari gukomeza kuyashimangira no kuyasakaza ahantu hose. Bamwe bati nyamara mugabo we niba ari nabyo ntago byari ngombwa kubituzanira ahangaha wari kubyigumanira cyangwa se ukabiha n'umugabo we ntaribi uri kubiduha ngo tubimaze iki cyane ko umugabo ntago twe tubikeneye. Nibiramuka ari byo bagasanga ya majwi naya Mutesi ase bundi byo niba atari ya Mutesi we ntiyari kujya kurega kuri libura. Nukuvuga ngo hari ibintu bibiri tugomba gutekereza. Tugomba gutekereza ku majwi sibyo tugatekereza n'uwo bari kuyitirira. Byanga byakunda n'amategeko arabivuga avuga ko guharabika umuntu ari itegeko rihanirwa n'amategeko. None Mutesi akimara kumva ya majwi cyangwa si akumva bamuharabika cyangwa ataraye icyo yagakwiye gukora ubutegetsi burahari n'ubushinjacyaha we yagakwiye kugena akavuga ati nyamara aya majwi abantu kubera ko twewe arega nk'urubyiruko nk'abana b'u Rwanda imbuto barimo kutubibamo sizo nziza kubera ko nka yari amajwi yumvishije umwana mutoya hari ikintu akuramo kitari cyiza. Yagakwiye kujya kuri leta akavuga ati ibi bintu sibyo ariko tugaruke ni yihe mpamvu atari kurega wenda twashira akabazo. Niyo mpamvu nashatse kubera iki watagiye kurega kuko aka kanya yaba Mutesi twebwe ntago ari amajwi ntago twavuze ko amajwi araye twe turi kwivugira ati yaba araye
cyangwa se ataraye reka okay. tuvuge ko reka twivugire ko amajwi ataraye okay. kuki atagiye kurega yes. ntago turi kugira ngo ajyeyo ni ukuvuga ngo iyo umuntu bamushinjije ikintu cyangwa se bakamusebya iharabika bararihanira ukajya kuvuga ati njyewe umuntu yamarabitse focus yamarabitse afata amajwi ayitirira njye yego agira n'icyo abivugaho yego ahubwo Mutesi we no kuza ati ngiye abantu bari kukugwanya ibyo turabizi ahubwo vuga ati amajwi n'ayanjye namwe murabize rega tugaragaye twese nibe na nyenda nagaragaye sibyo cyane ko Mutesi we ni nkaho yakuyeho n'agakigiriso biba bikaze no kuvuga ngo rero iyo umuntu bari kumuharabika yego we ajya gutanga ikirego yego niyo AI yaba ari yo kwitirira Mutesi bitewe nuko bashaka kumusebya yego akabivuga agatanga n'ibimenyetso bigaragaza ko atari we buri hari ikintu ngo cyitwa ikoranabuhanga bacekinga telefone ngo bakumva ibyo wavuze byose n'ibyo ari codinze byose bakabigeraho bakabasha kumenya ukuri neza rebo ikintu ishinzwe no gukora iperereza no gukurikiranwaho cyangwa se gukurikira ibyaha by'abantu rero no kuvuga ngo nashatse ko tuganira ku iki kintu cya Pasiteri Mutesi na Korodi ese kubera iki abantu bakuru twari tuzi nk'icyitegereza umugani wawe nk'uko bivuze aribo banyamagambo kuruta twebwe twakabaye tubivuga noneho ikindi kibazo nibaza cyangwa se n'abanyarwanda bose bagomba kwibaza cyangwa se nk'urubyiruko turi guharanira kugira ejo hacu heza hazima nyine tugomba kwibaza ni ukuvuga ngo abakaduhuguye sibyo batubwira ngo kwiba ni icyaha gusambana ni icyaha gukora ibingibi kwica ni icyaha nibo usanga ari bo nyambere kubesha ni icyaha nibo usanga ari bo nyambere gukora ibyo bagakwiye kuba baduhugurira tukabibamo kandi noneho Pastor Mutesi nimba bafite abakristo abakunzi be 1000 cyangwa se 300 abo ngabo hagize imbuto nziza bamubonaho abahinduka bakomoka kuri babakunzi bakomoka kuri babakunzi noneho wa mukunzi we wamubonye akumva yigishije ikintu kiramufashije kiramuhinduye azabwira umuturanyi we nta nubwo umuturanyi we ashobora gusiga umwenda mu gipangu ngasange wagiye kubera ko hari ijambo yumvishije kandi ijambo rimo none nimba umuntu yigishije akavuga ngo bantu mureke kwiba mureke gusambana akabikora abantu noneho social media nabonye ari ikintu kijya kirukanka cyane mu buryo umuntu atanatekerezaga ni ku karubanda kandi aha hantu ibi bintu bigeze kure cyane reka nkubwire aka kantu turi gusoza Pasiteri Mutesi koko nidusanga aya majwi araye cyangwa se aya majwi niba ari aya Pasiteri Mutesi koko ibintu ntabwo biraba ari byiza ntabwo bigomba kuba byaba byiza gutese ntabwo byakunda icya kabiri abantu benshi bafite niba ndabyita ingeso cyangwa se business ngo yo kuza bakikinishiriza online ngo bakabaha amafaranga abantu benshi bafite akazi ko kwikinisha kugira ngo babone amafaranga ubwo rero ntabwo akarakazi nta nubwo ari ibintu navuga byagutunga niba koko ibi bintu Pasiteri Mutesi ari weho wabivuze niba ari we wavuze aya majwi niba ari weho wakoze ibi bintu ntabwo ari byiza foka nire jambo wavuga ku by'umwihariko ko ari amajwi cyangwa se ku bintu bimaze iminsi biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Pasiteri Mutesi bamwe bati ntago ari we Mutesi arakijijwe abandi bati ni ikihe kintu wabivugaho undi turi kugana ku musozo ni ukuvuga ngo ikintu nabivugaho buriya uko nkugaragarira cyangwa se uko mbona imbuto nkwerera uko mfata nyine bituruka ku mbuto nkwerera cyangwa se uko nkwitwaraho Pastor Mutesi ashobora kuba aya majwi aranaye ntitwanabitindaho wenda bishobora kuba ari nawe rega bafashe niri ryanjye bakanyina babe Emi wa muhungu wo kuri Ndabirambiwe TV mwumve uzi ngo bahakana se ni ukuvuga ngo buriya ejo bundi muri cya kiganiro navuze kuri wa musore bari bafunze naravuze arega uko ugenda utera imbere cyangwa se uko ugenda waguka twabitindaho ko bashobora gufata n'irindi jwi bakarikora
kubw'umuntu wenda batumvikana nk'uwo mupasiteri akaba nyine yasohora hanze ariko amajwi bigaragara ko ari we. Yego. Ngewe ikintu ntashobora gushinga hagati buri ikintu ntahagazeho sinjya ngihamya 100% ikintu ntahagazeho nkavuga ati iyi ni video bari kunyereka video dore ngibi bimenyetso. Ariko ico twabwira abantu cyangwa se ico twabwira na Pastor Mutesi yaba dukurikiranye aya majwi n'imbaraye yumve ngo urubyiruko cyangwa se abana b'u Rwanda imbuto arimo gutuma cyangwa se ahantu arimo kutuganisha siho. Yego. Kubera ko nk'umupasiteri uzwi wakiriye Yesu n'umukiza mbere akaba arimo gukora ibi bintu noneho abisi ngiye iki kintu kijya kimbabaza nuko abisi abo twitwa ko ari abanyabyaha ahubwo ari bo busanga muri ubu buzima. Umuntu hari gushira icyumweru ukabona aragutunguye akavuga ati wa mupasiteri yafatiye umuntu mu rugo iwe yafashe umukozi we ku ngufu. Ari umupasiteri watoranyijwe warubanuwe. Nyine ni ibintu bigoranye cyane. Yego. Ariko icyo twabwira abantu wowe icyo wamenye ugomba kugikomeraho kabone ko nubwo byaba bigoranye ariko ukagikomeraho. Yego. Yes, niba dukurikiye ukabumvisha ikiganiro dukoze by'umwihariko nawe warumvishe ko ari amajwi ya Pasiteri Mutesi, hari n'udukurikiye ariko bazanitse ayo majwi ameze gute. Ngiye n'ibintu batapfa kunyuza ahanga si nago napfa kubicisha hano ku bakristo ba hano, ariko by'umwihariko niba ushaka kugira ikintu bivugaho ujye muri comment utubwire ati ntago abakozi b'Imana bakagombye kuba bitwara gutya. Sorry, abana b'Imana ntago bakagombye kuba bitwara gutya. Hari umuntu yerutse kujya muri comment arandika ngo abakozi b'Imana b'iki gihe bose basigaye barabaye bamwe. Yego. Uburo iyo Mutesi akoze ikintu nk'icyo bose bahita babashira muri cya kibo kimwe. Okay. Rero umuntu dukurikiye ajye muri comment atubwire ati niba koko bino bintu ari byo Pastor Mutesi uzi ngo bamubwira ngo akizwe bigakunda. Ubu byararangiye. Baba byararangiye. Ariko uzi impamvu byarangiye buriya ngewe kuba nabwira umuntu umara icyumweru cyangwa se iminsi 3 ariyemo 3 nkamubwira ati ngende bukugaburire cyangwa ngo ucumbikire ariko uhinduka ukizwe abyumva cyane. Ariko wa muntu ufite amafaranga uvuga ngo nimba nakoze iyi video ikampaye amafaranga cyangwa se nkuko wabivuze ngo abantu basigaye bakora biriya kugira ngo babone amafaranga kugira uzamukuremo ako kana ni ikibazo kubera ko icyo ashaka arimo kukibona bisaba ngo aba ari we wifatira umwanzuro yumve ko ari wufashe Yes, fokareka gushimire by'umwihariko Imana igumugisha. Murakoze cyane kandi ndagushimiye. Reka tunashimire cameraman tubwira ngo asante kabisa, Imana ikomeze imuhe umugisha. Asante twakigendera kabisa.